ndabasuje mwese abadukurikiye hano kuri Bosco Official, aho dukurikirana byinshi bitandukanye. Njye mva kuri mikoro ninjye Bosco mwenyewe, aho ngarutse muri iki kiganiro kirambuye. Ni ikiganiro tugiye kuba twagirana ndetse gisa n'igikubiyemo ubusesenguzi bukomeye cyane kuri byinshi wibazaga. Abakunzi bo bita Rocky Kirabiranya, Rocky mwamenyere muri filime zisobanuye, nubwo yageze aho akaza no kujya muri projet zo kumanajinga abahanzi abarimo Papa Cyangwe, ndetse agakorana n'abandi bagiye batandukanye barimo Kadafi n'izindi projet zigiye zitandukanye, aho kuri ubu yamamariza ndetse n'inganda zigiye zitandukanye, inzoga, umuceri ndetse n'ibindi byose. Uyu mugabo rero mu minsi igera kuri 2 ishize nibwo yaje guhura n'isanganya rikomeye cyane. Ndaryita isanganya kuko ni ikintu kidasanzwe kuri buri mu content wese, buri mu content creator cyangwa se buri mu YouTube, yaba hano mu Rwanda, yaba ku isi mu rusange, ku bakoresha urubuga rwa YouTube bose mu buryo buri professional cyangwa se mu buryo bw'akazi. Ni chaîne ye ya Rocky Entertainment tugiye kuba twagarukaho. Chaîne yari ifite handle ya @Rocky Entertainment 9476. Chaîne yari ifite aba subscribers 1,027,000. Akaba ari chaîne batwaye imaze kugeraho video 800 zose. Urumva ko ni ibikorwa byiza yari yarakoze rwose. Yari yagaragaje ko ari content creator, umwe mu content creator bari bamaze kuzuza kandi miliyoni y'aba subscribers mu Rwanda. Nkeka ko batarenze, niba ari na benshi ntabwo barenze 3. Turaza gusangamo Sabe ku Isim TV ndetse na Afrimax TV. Ni bake cyane, abandi nabo barimo baragenda muri urwo rugendo. Twagize rero igitekerezo cyo kugira abantu benshi bagize impungenge ubwo video ya 800, video yuzuzaga ya 800 kuri chaîne ya Rocky Entertainment. Ni video yaje ubona ko itari isanzwe. Video yari ifite iminota 2 ni segonda rimwe, aho ari video yari ifite umutwe uvuga uti ibibaye kuri chaîne ya Rocky, itangazo ryihutirwa rigenewe abakunzi ba Rocky Entertainment. Ucyumva iyi titre cyangwa se umutwe w'iyi video yaramaze ku uploadinga kuri chaîne ye, wumva ko hari ikintu kidasanzwe cyari kibaye, ndetse byari bihanye n'imikorere asanzwe akoramo. Nta kindi cyari kibaye, nuko chaîne ya YouTube ye ya Rocky, ariyo Rocky Entertainment, yari maze kuba yahagarikwa mu buryo bumwe se cyangwa ubundi. Hari uburyo rero buri guhabwa amahirwe ari ku kigeranyo cyo hejuru mu kibazo chaîne ya Rocky Entertainment yaba yahuye nacyo, ari na buryo ngiye kukubwira. Ubundi nkaza kukubwira uburyo buri dominant kuri iyi chaîne ya Rocky Entertainment. Cyambere ngomba ko wamenya ibihano chaîne ya Rocky Entertainment yahuye nayo biri guhabwa amahirwe. Hari icyo bita suspension, hari icyo bita demonetize. Ibi nibyo bihano bya mbere chaîne ya YouTube irimo ihabwamo amahirwe ya Rocky Entertainment. Duhereye kuri demonetize, ni uburyo YouTube team bakuvana mu cyo bita YouTube Partners Program. Ni uburyo bwagenwe aho umu-YouTubers umaze kuza ibisabwa atangira kujya ahemberwa ibikorwa akorera kuri account ye. Iyo baguhaye rero iki gihano kuri ubu, nyuma y'uko hajeho ama update, bishoboka ko ushobora guhabwa ukwezi ukazarekarama. Binashoboka ko ushobora guhabwa amezi 3. Nyuma y'amezi 3 basuzuma basanga ukwiye gusubizwa muri YouTube Partners Program, ukongera gusubizwa mu murongo w'aba-YouTubers bahemberwa ibikorwa bakorera kuri account zabo za YouTube. Ikindi kintu gikekwa nicyo bita suspension. Suspension rero yo nimbi cyane, ni inzozi mbi kuri buri mu YouTube cyangwa se buri muntu wese ukoresha urubuga rwa YouTube mu buryo bwo kuba akora ku buryo azahemberwa ibikorwa bye. Impamvu mubwira ko iyi suspension iteye ubwoba ni uburyo YouTube
ivuga ati urakomeza ube umunyamuryango wacu kuri ukoresheje iyi account yawe cyangwa se iyi chaîne yawe, ujye waprodinga witabire n'ibindi bikorwa byose, ariko twebwe nka YouTube kuri ubu birafatwa nk'ikintu kiri infinite cyangwa se kiri forever, kuko ntabwo YouTube irupdating abantu ivuge ko ishobora kuba yakoraho igihano cya suspension kuri uri mu YouTubers cyangwa se muri content creator wese ukora kuri YouTube. Icyo gihano iyo ugihawe rero ni igihano bivuze yuko ntabwo uba uzongera guhemberwa ibikorwa ukorera kuri YouTube, uretse ibikorwa ushaka guhemberwaho ni nko kuba wenda wakwakira abantu bagusaba kubamamariza bisanzwe, ariko we ku giti cyawe apana icyo bita ama ads cyangwa se ama publicité ya YouTube. Bivuze ngo nta faranga na rimwe rishobora kuba ryava kuri YouTube Partners Program riciye ku cyo bita Google AdSense ribe ryagera kuri account yawe ukoresha cyangwa se konti yawe ya banke ukoresha, nk'uko uburyo bwo guhemba busanzwe ku ba YouTubers cyangwa se ku ba content creator bose bakorera kuri YouTube bahembwa. Icyo nicyo kibazo rero cyaje kuba ko bita Rocky Entertainment. Ndetse tugiye kuri ibi bihano, hari n'ikindi gihano rero cyo kugusiba, ntago aricyo kigeze, iki gihano ntago kigeze kiba kuri iyi chaîne ya Rocky Entertainment ngo bamukure burundu kuri YouTube. Urugero rw'uwo byabayeho uheretse gukurwa kuri chaîne ya YouTube burundu, chaîne ya YouTube yigeze gukurwa ku rubuga rwa YouTube burundu, ni uwo bita Ismael Mwanafunzi. Ngira ngo iki ni ikintu mwumvishe mu minsi yashize, buri umwe wese yabashije kucyumva rwose. Rocky rero we ntabwo ariko byamugendekeye, ahubwo yahawe icyo bita suspension. Uraza kwibaza ati se kubera iki utavuze ko yahawe demonetize ahubwo ukavuga ko yahawe suspension? Yes, ndakurikiza aya mahirwe ashoboka. Rocky Entertainment chaîne ya YouTube yahawe suspension kubera yuko iyi chaîne yari sanzwe yarahawe warning, hanyuma aza kwirekarama bakomeza kumugira icyizere ko yakomeza kuba umunyamuryango wa YouTube Partners Program. Rero yaje kubirengaho dere kandi nanone kimwe mu bintu Rocky Entertainment iyi chaîne yazize, hari video yashyizeho, video yabanjirije iyo yagaragajemo cyangwa se yarekamiyemo ko yagize ikibazo, nayo reka nkubwire uko iyo video imeze. Ni video ifite ni video ya 799 yagiye kuri chaîne ya Rocky Entertainment. Ni video ivuga iti iperereza kama dore ibikorwa abakobwa bagiye Dubai, ubuyobozi bwa Uganda bubasaranye birababaje, birababaje. Iyi video yari illegal kuri community guidelines za YouTube, cyangwa se yari nyuranyije n'amategeko YouTube igenderaho. Tukubwiziye mpamvu iyi video Rocky Entertainment yayishyizeho ari muri warning, icyo ni icyambere, ndetse ayishyiraho kuri YouTube babifata ko yarabizi neza niba atanabizi cyangwa se atarigeze abimenya. YouTube yamaze ku updatinga itegeko rivuga yuko umuntu wese YouTuber content creator wese kuri YouTube uzongera gushyira video cyangwa se agashyiraho icyo bita thumbnail, kabone nubwo yaba atari video, kuri video yashyize kuri YouTube igaragaza ibikorwa mu by'ukuri by'ubwiyandarike, ubwo nicyo bita aho ngaho ubukoze icyo bita sexual violation, ugakora icyo bita sexual violation bigendeye mu buryo bwari bwo bwose bushoboka, YouTube account yawe igomba kuzahura n'igihano. Ni muri bya bihano n'ubundi bitatu twavuze, icyo bita suspension. Rero akaba aricyo kibazo yaje kuba ahura nacyo kugeza uyu munsi. Nkeka ko mu by'ukuri buri umwe uwo ari wese yabashije kumva icyabaye cyangwa se isanganya chaîne ya Rocky ariyo Rocky Entertainment yaje guhura nacyo. Nyuma y'uko rero iyi chaîne ya Rocky Entertainment ifunzwe, Rocky yabashije kuhita yihutira gufungura iyo bita ni chaîne yari asanzwe afite, ahubwo yashyizemo imbaraga iyo bita Kimomo News. Niyo chaîne ubona yuko abakunzi barimo bamukurikiranaho, amaze gushyiraho video. Ubwo nakoraga iki kiganiro yari amaze gushyiraho video 23, ubona ko ariho yimukiye ndetse arimo arashyiramo imbaraga zishoboka izo arizo zose kugira ngo abashe kuba yakira
cyangwa se yabasha mu by'ukuri kuba yakavaringa nyine icyo kibazo. Inama rero yihutirwa kuri mu content creator wese mu Rwanda kugira ngo atazahura n'ikibazo nk'iki cya Rocky, nuko nyine ugomba kwitwararika ku byo ushyira kuri chaîne yawe, kuko nta kindi kintu YouTube igenderaho kugira ngo ibe yaguha ibihano nk'ibyo byose twagiye tuvuga haraguru, cyangwa se ibe yaguha igihano nk'iki Rocky yahuye nacyo, ndetse n'abarimo Ismail Mwanafunzi bagiye bahura n'ibindi bintu bigiye bitandukanye, ndetse n'abandi ba content creators bose hano mu Rwanda. Murakoze cyane, nta kindi kintu nanjye gusaba, kanda subscribe, niyo buto itukura, yikandeho ujye ukurikirana byinshi ku bijyanye n'ibyo tugenda tukugezaho, dore ko ni urundi rugendo rushya dutangiye rwo kujya tukugezaho amakuru yihutirwa ndetse n'ibindi biganiro by'ingenzi kuri buri umwe uwo ari we wese. Murakoze cyane, muze kugira imirimo myiza, ndetse muze kugira mu by'ukuri imigisha n'amahirwe.